Imbabazi, imbabazi, imbabazi. Imbabazi, imbabazi, imbabazi. Imbabazi, imbabazi, imbabazi. Vanessa Freelance niyo mazina yanjye hanyuma aba ari byo kuri ikipe cyangwa timu mureba hano wenda icya kabiri nakurikizaho nasaba madamu agahaguruka kugira ngo twebwe uruhare rwacu ruveho tubone kumurika abandi. Madamu yahaguruka. Amen. Uriya niwe madamu dufitanye abana 3 n'abandi turera mu rugo iwacu. Hanyuma ndi kumwe n'ababene data ariko ndabanza nerekane bamwe mu turi kumwe aha ngaha bafatanyije kuyobora kugira ngo nasaba visi perezida ngo umuntu ajye agahaguruka akatu nawe akabaramutsa. Yesu ashimwe. Ndi kumwe nanone n'undi muyobozi nawe ni perezida ukuriye ishami dufite riba mu karere ka Rusizi. Nawe ngira ngo yatera inama akaza akabaramutsa kuko dufite amashami impande zose. Hari n'andi turimo kunguka ari hanze mu bihugu byo hanze. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma sabe abagize komite barimo hano muri groupe bahaguruke nabo barambura ibiganza basuhuze. Barimo abajyanama, abasekreteri, ababitsi, barambura ibiganza mukabasuhuza. Amen. Muri rusange twese duhaguruke turamusa iteraniro. 1 2 3. Umuhanuzi umwe wigeze aravuga ngo kera ntabwo navutse ndi umuhanuzi. Haleluya. Aravuga ngo yavutse ngo baba bahinga avuka borora, nta gahunda yari afite yo kuzahanura, nta n'ibyo yasanze iwabo, ahubwo byavuye mu mugambi w'Imana. Yamubwiye ati haguruka ugende uhanurira abantu cyangwa se ugende ubwira abantu iby'agakiza. Rero utaza kugira ngo wenda nuko twenda twaba tuzi kuvuga cyangwa se hari ituro twatanze rinezeza Imana ituzaho. Oya! Haleluya! Ni Yesu! Kuko uyu muririmbyi yaravuze ngo kera yajyaga ajya ku iriba ry'isi ngo afite inyota kandi ashaka amazi. We yagira ngo ajye kugera ku gihe cyo kunywa amazi agahita yabura ngo akiheba agasuhuza umutima. Ariko aravuga kuri ubu none. Haleluya! Aravuga kuri ubu ni Yesu umuhaza wenyine. Amina. Ntabwo ari wowe rero, ni Yesu. Haleluya. 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 Abantu twabanye nijoro nakozeho gatoya cyane, ariko ubundi Yesu ni umugabo mwiza, ni umugabo munini, ni umugabo uteye ubwoba, ni umugabo. Haleluya. Igihe cyo kunywa inzoga ziraryohera. Inzoga ziraryohera, hajya numva mitsingi iraryoha. Hari mitsingi yakonje iri muri firigo yafashe urume, twazinyweye ukajya wumva kabisa, ukavuga uti iyi ni inzoga kabisa, ukumva iraryoshye, ukumva bimeze neza. Ariko tubaye umugabo witwa Yesu. Haleluya! Icyubahiro. Haleluya! Aramuka agenda agerayo, agera mu gahinda hirya mu cyumba cy'umutima, numva umuyaga, numva. Haleluya! Numva aruta ibintu byose namweye n'ibindi bizaza n'ibitarahibwa n'ibindi biza, nta cyaruta uyu mugabo witwa Yesu. Ibyo ngibyo byo nuko bimeze kandi ndi hano. Haleluya! Yewe mbabazwa cyane nuko hashize imyaka irenga 2011 izi nkuru z'umugabo witwa Yesu zimenyekanye. Ariko kuri uyu munsi akaba ari abantu bagifite uburushyi bukomeye muri we cyane, bagifite imitima iremerewe,
mbese bataramenya aho bava n'aho bajya, kandi bivugwa ku manywa bikavugwa nijoro, ndetse rimwe n'abantu bakabitera umugongo, abandi bakumva atari ibintu bibareba, abandi babona abandi babirimo bakajya bagira ngo si ibyabo, cyangwa se bakabibona nk'ibintu bitafite icyo bivuze. Ariko mufite ikibazo gikomeye, kutita kuri izi nkuru z'uyu mugabo witwa Yesu. Haleluya! Kuko byaba biba ni ukuba muganga yaraje ufite umuti w'ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, ariko ukaba udashaka kunywa umuti ngo ukire indwara urwaye. Ubwo rero aho ngaho genda gutangarije kuko nyine ufata umwanya wo kumushaka, kuko niwe rufunguzo. Muri bibiri bano cyangwa umunani havuze ngo niwe ufite urufunguzo ruzajya gute rw'ibisawa ku muntu uwo ari we wese. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo naze kugira ibintu byinshi bijya muri Gatolika, dusome amagambo y'Imana hano ni mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho ni 3 niho turi busome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ko bwanditswe na Yohana, ibice 3 turasoma. Daniel nawe yanafashe gusoma, ndabizi ko Daniel azi gusoma neza cyane, nanjye ndabizi ariko nasome. handitse amagambo avuga gutya ngo muri ubu butumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 3:1 haranditse ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. 3 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko ubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa bwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushobora, umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva uhuha wawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Haleluya! Iyo niyo nsanganyamatsiko y'ijambo. Herode wawe namara gupfa uzagenda mu nzira nyabagendwa nta bwoba ufite. Yumvikanye? Dusome ijambo ry'Imana kwihuse. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35, dusome ku murongo w'8. Handitse ngo, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35 ku murongo w'8, ni paje 686. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicaramo, ahubwo izabira babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Amen. Dusoreze ku iri rivuga ngo, riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni paje ya 2 mu isezerano
rishya. Ni ibice 2 n'umurongo wa 19 gusa, ahasigaye tukaganira kuri ayo. Handitse ngo Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa. Amen. Amen. Nayo magambo tugiye kuvugaho iminota mike cyane. Ntabwo ko muga byinshi ariko mu gihe gitoya. Aya magambo rero twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Handitse ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. Haleluya. Yesaya warahanura aravuga ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira ngo izitwa inzira yo kwera, ngo abantu bose banduye imitima aho tuhagenda nemo neza. Abantu bameze uteye, abantu banduye iki? Abantu banduye imitima, abo ngabo bo ntabwo bazayinyuramo. Mani tugire neza.